nyine birumvikana ariko nanjye icyo nasoza nkubwira sibyo ntabwo abantu bose ariko ari abasambanyi ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri ntabwo abantu bose bajya muri roje ariko bagiye gusambana ibyo bintu ugomba kubitwara uko nabyakira ariko 80% roge cyangwa se chambre zo kuryamamo nako byitwa roge kuko roge burya ni rusange roge zikorerwamo ubusambanyi ikintu cyongora akabari ni uko umuntu wananiwe akananirirwa aho yarari agomba gufata shambura akaryama ariko 80% kugira ubute 80% tubahaye ikaze kuri mwese mwakoze subscribe kuri Bosco Inside TV channel yanyu channel y'abanyarwanda ibagezaho ubusesenguzi bwimbitse. Uyu munsi kwa kundi mbantembereza kamera zanjye ngeze ahantu ntashatse kuvuga izina ryaho nkahura n'umusore ndetse n'inkumi. Ni topic y'umunsi iravuga ngo ese abantu bose bagiye muri lodge ni chambre bagiye gusambana cyangwa se yaragiyemo cyangwa ushobora kujyamo agiye nko kwiruhukira. Ikiganiro cyacu rero kirakomeza muri kiganiro kigiye ku musozo mukore subscribe like share ndetse na comment. Yego murakoze kuri iyo ngingo rero utubajije icyo nemeza nuko ubundi kuba yitwa rogi abantu benshi bamenyereye yuko rogi ari aho abantu baba bagiye kuryama akenshi umuhungu n'umukobwa cyangwa se umugabo n'umugore ubwo rero akenshi ngiye nkaba nemeza yuko abantu ugiye kurara muri rogi bigoye kugira ngo urare muri rogi wenyine batubeshya aho kaho rwose ntabwo abantu bose ariko baba bagiye muri rogi ntabwo ariko baba bagiye gusama ngewe ntabwo twemeranwa kuko nk'ubu ushobora kuba nakoze urugendo cyangwa se ntuye kure bukaba ngombwa yuko bunyiriraho noneho nkavuga nti reka njye muri rogi mfate shambure njyame buzake ejo mu gitondo ntaha ubwo rero ntabwo mpamye neza yuko abantu bose bagiye muri rogi ariko baba bagiye gusambana. Icyo nakubwira nuko 80% abantu bagiye muri rogi gufata amafaranga ingingo ya mbere niba ufashe amafaranga ukajya kwishyura aho uryama kandi nawe ufite aho utuye icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko nta muntu ujya muri rogi atabiteguye. Tandukanya abantu barari safari abagiye safari n'umuntu waje mu kabari cyangwa se waje kunywa cyangwa se ugiye mu kabari wavuye reka nkuwe nk'urugero yego iyo uvuye mu rugo muri weekend wambaye neza nk'uko nguko yego ugafata amafaranga yawe na telefone yawe ugasohokera ahantu runaka icyo gihe uvuye mu rugendo cyangwa ni ibintu uba wateguye mbese ni ukubera iki akenshi usanga nta mukobwa cyangwa se umugore basohotse wenyine ko buri wese aba ari kumwe akenshi aho mbibona aba ari kumwe n'igitsina gore cyangwa n'igitsina gabo kandi abo bantu bose ntibahuje iki imisemburo y'umubiri ni gakeya usanga ba bantu buri wese atashye iwe none bishatse kuvuga ko nabo bari bugiye gusambana ahubwo uzakora urugendo shuri ugere mu marogi sibyo uzambarire uzasanga aryamyemo wenyine unkorera umubare oya reka nkubwira uzi impamvu se abantu tutari buhuze ni ikintu kimwe gusa urahambira ushobora kuba nifite amafaranga yanjye runaka yego mfite amafaranga yanjye runaka n'ubashaka no gutembera kandi iwanjye ni na hafi pe ariko nyafite amafaranga noneho narangiza nakundi wakigira runaka hanaha hinda nkajya inaha abantu tubari twinshi nko muri galeriya nka hehe hose noneho ko nifite ifaranga ryanjye abantu kanjye gutembera nkakodeshamo nka booking icyumba ntangiza nkakijyamo nkaryama nakubwiye ngo wemera neza yuko rogi haberamo ubusambanyi ibyo ndabyemera niba ubyemera rero mbese ubusambanyi bukorwa nande ntibukorwa n'umugore n'umugabo yego none se uwo mugore n'umugabo kuki bataryamana iwabo ngo bagende baryamanire mu rugo rwabo nyine ibyo ngibyo uri kuvuga birashoboka cyane uzi impamvu bataryamaniye mu rugo rwabo bashobora kuba wenda se basohotse yego cyangwa bafite abana benshi ati nakavuye bose bafite abana iminsi igihe babyaye abana yego bababyariraga muri rogi
cyangwa bababyariraga iwabo, bahabyariraga mu ngo zabo. none nyine impamvu nanjye nabikubwiye, kugaragariza uti umugabo ajya muri rogi byagenze gute, umugore ajya muri rogi byagenze gute. niyo mpamvu njye nkubwira ko umugore n'umugabo cyangwa se umusore n'inkumi bagiye muri rogi ntabwo bishobora kurangira bataryamanye, ibyo badasambanye. ibyo ngibyo rero niyo mpamvu ngewe utaza kumbwira ngo wowe ngo wari ufite amafaranga yawe cyangwa agashahara kaje, nurangiza ngo ubwo umunsi wa weekend wageze wambaye neza, ufite umuntu ku ruhande washyizemo isikoti nawe yikozeho, ngo nimurangiza ngo muhurire hariya ngo urabungikishije, urumva nurangiza ngo mbwire ngo mutashye fefure. ahubwo pato uzi impamvu ushobora kuba ukunda kujya muri rogi, uzi impamvu mbikubwiye ni iyi ngiyi rero, kuko uzi ko iyo wagiye muri rogi nta kiryo kikujyanye wumva ko abantu bose aricyo kibajyanyeyo. niko bimeze, numbeshye. se wambwiye ko ujya mu kabari? njyewe njya mu kabari nkajya kwinezeza, sibyo? ako kantu uba ugiye gukora iki? kwinezeza nyine, nkaganira n'inshuti. none se wemera yuko ibyishimo kubera iki? se ubundi Imana yavuze ko kwishima k'umugore bizaherera ku mugabo. ibyishimo byose we wavanye mu rugo. nakubwiye ngo mu tubari uzajyemo umbarire uzasanga umugore yicaye wenyine, umbarire umugabo uzasanga yicaye wenyine, umbarire umusore uzasanga ari wenyine. noneho icyo gihe nta muntu, buri wese niyo ugeze mu kabari wese akubwira ko ari kumwe n'umuntu we, sheri we cyangwa umukopine we, urumva? kandi ibyo ngibyo birangira n'ubundi bagiye rogi. nakubwiye ngo uzamurere urugendo shuri, nibyo ushaka ko ngusobanurira. wowe imbarire mbese reka nteze ikibazo. rogi zose ziba ku mihanda ku buryo abavuye isafari bananiriwe mu rugendo bajya muri rogi. yego birashoboka. none se ubwo reka nkubwire, nk'ubu wenda nimba ntwaye, sibyo? nshobora gutwara nkajya ahantu nkumva ndananiwe. ubu saho turi ni ku muhanda nyine ubu ngubu ntabwo turi ku muhanda, sibyo? turi mu kabari. rogi zo muri karitsiye se ziraramwo n'abandi, n'abantu baturutse kure cyangwa se n'umuntu ushaka kugira ngo aruhuke mu bwonko. ariko se ntabwo uzi ko umuntu ashaka kuba afite stress, wemera ko stress zibaho? none zo gusamba nabyo ntibimara stress. oya, ntabwo bimara stress, ahubwo byakorwa usubiza mu kwiyongera bikarangira. ariko reka nkubwire, sibyo? ushaka kuba mu rugo iwawe wenda n'urugero umugabo, sibyo? umugabo wawe ntabwo muri guhuza, sibyo? uretse gato nanjye nakwe turavuga, sibyo? noneho ukavuga uti kubera ko umugabo wanjye ariko na stress aho yangume mu rugo turwane, sibyo? usange havutse ibindi bibazo, reka njyewe njye muri rogi mfate icyumba njyame mbanze nitekerezeho, sibyo? ntabwo abantu bose iyo bagiye mu kabari ko bagiye gusambana. icyo nakubwira nuko kandi ikindi nshobora kuba ntwaye imodoka, yego nkajyana nkumva ibitotsi bimbanye ibitotsi, avuga kugira ngo nze kugonga nkore impanuka, sibyo? reka niparika aha njye mu kabari kaho hafi naba ngeze, noneho ninjiramo ndaremo buke mu gitondo nkomeza urugendo. rero ndagira ngo ntabwo mwebwe ibintu mwebwe mukora mwumva ko natwe twese tubikora. we kundebaho, sibyo? ikintu nagira ngo nkubwire, uzi rogi zifata abavuye isafari. icya mbere ntabwo abantu bose bakora isafari, yego, urumva? kandi abantu bose uzasanga mu kabari si abagiye isafari. icyo gihe tubari twafunga dutegereje abantu bazatujyamo cyangwa bazajya kurara muri shambure, urumva? kubera yuko bavuye isafari. ikintu cyungura akabari ni uko umenye uwananiwe akananirirwa aho yari ari, agomba gufata shambura akaryama. ariko 80% ubu ngubu njye nawe wambwiye yuko twinezeza, twaje kwinezeza kwanza, dore n'umunyamakuru wadusanze ahangaha. kwinezeza rero habamo kurya no kunywa. kurya no kunywa bigendana n'ibyo umubiri ukeneye. icyo gihe rero niyo mpamvu wavuze yuko nimba uvuye mu rugo rwawe ufite stress, umugabo wawe yaguteye stress, ntabwo stress zirangirira hehe? icya mbere ziri burangirire iwawe wari kuba wagumyeyo, ariko kuko wamaze gutekereza ko stress zirangirira mu kabari, niyo mpamvu turi buhurire ahangaha stress zose zikarangirira rimwe.
kuko uragera na siterese z'umugabo. none se ubwo nawe nabukinga icyumba, none se nturatekereza siterese z'umugabo? yewe n'urugero naguhaye. Icyatumye rero uta umugabo wawe kigatuma utera intambwe ukaza mu kabari ukanywa ukarangiza siterese. niyo mpamvu nutekereza na inisiyative yo kujya muri rogi, ndatekereza yuko ni 80% nta muntu ujya muri rogi wenyine. Rogi nyinshi ziba zifite abaraza, ntawe urara muri rogi wenyine. Reka nkubwire, ntabwo abantu bose bajya muri rogi bagiye gusambana. Icyo kintu cyo ukikuremo no mu mutwe. Umuntu ajyamo akeneye kuruhuka, sibyo? Kuko abantu bose ntibakora bizinesi z'ingendo z'ubuhahirane no mu mahanga. Yewe nimba uvuga ko abantu bose bajyamo, kandi njyewe njyamo nkiryamira. None se kubera ko ujya muri rogi kandi ufite urugo? impamvu njyamo ariko nayigusobanura. N'umubyongeye ufite n'umugabo. Umugabo nyine nakubwiye ko nshobora kujyamo kubera yuko umugabo utari kumvikana, sibyo? Cyangwa ko wenda afite ibindi bintu runaka. Iwawe se mu nzu muba mufite ibyumba bingahe? Neza ku buryo n'ubundi ndi kumwe nawe mu nzu, n'ubundi twaba turi kumwe. Icyumba cyawe ubundi twaba turi kumwe nawe, n'abamvuye n'abangiye, ariko ngiye kuragera nacyo ubwenge kugiye. Basura yuko umugore yagize stress akajya kurara muri rogi avuye iwe. Urumva ibyo bintu waza kumpamya uburyo azajya kurara muri rogi wenyine? Ibaze noneho wahuye na pato, kandi noneho ukeneye kwinezeza no kwishimisha tutabeshya abantu. Ubwo icyo gihe urumva wafata shambura ukayiraramo wenyine? Kubera iki se? Njyewe nanjye kugira ngo nduhuke mu mutwe, ntabwo nabe mvuga ngo ndahura na pato tugiye ibyo dukora kugira ngo ariko wemera ko bikorwa. Njyewe ntabwo nabyemera kuko njye ntabwo ndabona abantu babikora. Njyemere gute se kandi nanjye nimba ntarabikoze ngo nitangeho urugero, ubwo nabyemera gute? Ntekereza ko iyo umuntu avuye mu rugo, icyo naguhamiriza, umuntu wese wavuye mu rugo akajya kwishimisha ndetse akagira n'ubwenge bwo gutekereza shambure, hariryamira muri rogi inshuti ye bakishimana. None se adafite inshuti, reka nkubaza, adafite inshuti byagenda gute? None se yafata uwabanya ku muhanda? Inshuti rero muhurira aho ariho hose. Babyita gufatafata. None se kubera iki bibaho? Ari aho ngaho buri wese yaba yararemewe we ku giti cye. Icyo nakubwira muri shambure, ntabwo abantu bose bajya muri shambure bagiye gusambana. Umuntu aba afite ibibazo byo ku ruhande byamubuze ibibazo ujya gutekereza akigira kwiryamira muri rogi. Nta muntu ufite ibibazo. Rero ibyo ngibyo uvuga byo rwose njye ntabwo twakwemeranya. Nta muntu ufite ibibazo muri rogi, kubera yuko rogi iraramo abanezerewe kandi banishimye. Oya, ntabwo rogi iraramo abantu baneze gusa. Iriya ni yacu, sibyo? Naho ubundi sibyo, ni ukuvuga ngo sibyo ibyo bintu wishyizemo, sibyo byo kumva yuko abantu bose bajya muri rogi ari uko bagiye kugera gute gusambana. Ibyo bintu bishyizemo uzabyika kuko abantu ntabwo imitima yabo ari imwe. Ahubwo wafashe umutima wawe ufata uwanjye uri umutima wanjye. Yewe urabona ngewe unsanze duhuririye mu kabari, sibyo? Ubu ngubu tuvugana n'umugabo wawe aramutse akubonye cyangwa se adusanganye, byaba induru. Urumva rero urugwiro twagiranye, umugabo agomba kungirira icyizere. Icyizere rero urugwiro twagiranye, urwo rugwiro rwanatuganisha he? Shambure. Kuko icya mbere ufite gutekereza yuko utari butahe. Oya, ntabwo rwatujyane kandi ibyo rero nibyo abantu bose bahuriraho bikarangira bagiye muri rogi. Aya ntabwo bajya muri rogi bose. Nta muntu bajya muri rogi, ibyo bintu byumve ubishyire no mu mutima no mu bitekerezo. Ntabwo abantu bose bajya muri rogi ko bagiye gusambana. Uguteze nakubwiye ngo 80%, 20 nayasigiye ba bandi bakora bizinesi bananiwe, ariko 80% rogi cyangwa se shambure zo kuryamamo. Nako byitwa rogi kuko rogi burya ni rusange. Rogi zikorerwamo ubusambanyi. Nyine ibyo birashoboka, ariko njye ntabwo nabyemera. Abantu bose niko basambana. Impamvu ngiye kuguha ingingo ya mbere. Ngewe pato naje gutembera cyangwa naje kunywa akantu kanjye, nshobora kuza nkahura n'uwo duhuza, nkasangira n'umuntu kandi ari igitsina gore cyangwa se tudahuje, sibyo? Ariko tukaba duhuriye aho ngaho. Icyo gihe kwishyura, ushobora guhita nishyura shambure tukiraraniraho nta kibazo.
ubwo rero ni ukuvuga ngo ariko se mwumva ko umuntu wese muzahura ku gasozi uzamujyana muri shame ngo nagenda aryame mu bwa mbere wumva abantu wenda bafite n'abagore n'abagabo basanze mu marogi ariko abo ngabo nyine ntabwo wari wabyumva ibyo nabyo ndumva kuko nza kubyumva nanjye ubwo naba mbikora umuntu wese utekereza kurara muri rogi kandi afite iwe cyangwa afite hatanu utagira hataha utekereza kurara muri shambure ariko si reka mpanze nkubaza nk'ubu wenda umuntu wenda waje ari umuzamu mu mujyi wa Kigali sibyo akaza ari umuzamu yaza ari umuzamu agakora aba muri urwo rugo sibyo bikaba nko kwamurukana iryo joro kandi akabona atabibona n'uburyo ki agomba gutaha iwabo mu cyaro yararaye ntabwo arara muri rogi nakubwiye ko ari muri 20%. ariko basi noneho n'ibindi umuzamu agirwa n'icyo hari rogi mwese nta amaso umuntu wese umenya aho shambure iba urumva umuntu wese umenya aho rogi iba nuko aba azi ibibera muri rogi aba azi inyungu n'akamaro ka rogi kuko uriya muzamu yamenyereye kurara hanze nta nubwo no kurara inyuma y'igipangu bosi yamuhembye byatuma gute se agomba kurara inyuma y'igipangu asanzwe arinda urugo kandi afite amafaranga bamwirukanye bakanamuhemba ariko abasanzwe arinda urugo noneho urwo rugo nagakira urinda yabaye ngombwa azabwirwa n'icyo hari rogi umuzamu ese ntabwo yabaza n'abantu gusa muhure nk'umuzi akakubaza ntabwo wamurangira uza nakubwiye ngo umuntu wese uzi icyo bita shambure umuntu wese uzi ikintu bita rogi aba azi icyiza cyayo n'ikibi cyayo azi inyungu ya rogi ubundi kuko buriya rogi ntabwo urafata umuntu uvuye runaka sibyo umuntu avuye mu cyaro ngo uwo muntu mubwire yuko aravuye iwabo agere mu mujyi cyangwa agere n'ahandi hantu atekereza rogi sibyo uwo muntu nimba aje wenda aje mu mujyi kandi atekereza kuko akenshi nta shambure cyangwa se amarogi akunze kuba ahantu mu isantere zishyushye ikintu cyose cyitwa umujyi cyangwa ahantu hose hashyushye uwo muntu uvuye kure uri kumbwira mutandukanye na wa muntu uvuye isafari wavuye kurangura ibintu hanze cyangwa se avuye isafari runaka umuntu uvuye kurangura isafari ni umuntu usobanutse urumva uzi naho arashakira shambure uzi no kuvuga ngo aya masaha ya naya ndagera aha ndafata shambure aha naha uwo muntu ntayoboza ntabwo umuntu uvuye mu cyaro cyangwa se Rwanda rugufi rutazi n'ibyo ngibyo kuko ntirwabijyamo n'ubwo ntiyanabitekereza ntiyamenya aho rogi ziba aho shambure kubera yuko ngo abatekereza ko n'umuyobora aho shambure iri arajya kumugirira nabi cyangwa kumwiba urabyemera neza nta muntu ujya muri shambure adasobanutse nyine natwe twavuze yuko nyine nimba atazaho shambure iba ntabwo twamutera ibuye ariko ku muntu uzi shambure cyangwa rogi aho ziba ntabwo yarara ku gasozi afite amafaranga kuko ntabwo ushyiramo umucyo umuntu wese usobanutse uzi kurara muri shambure no muri rogi arasambana oya ntabwo asambana arasambana oya ntagasambana niba mfite amafaranga yanjye ni gute jya kwicwa na stress cyangwa na n'umuntu udahuza ibitekerezo ntagiye muri wemera ko amafaranga agendana n'ubwenge n'ibitekerezo nyine ibyo nanjye ngende kukubwira yose sobanuriye yuko umugabo yagutesheje umutwe wagenda nyine nagenda kubera iki nyine arashyira ubwenge ku gihe kubera iki rero nagusobanurira yuko n'ubundi oya n'ubundi wakumva ko udateka yuko muri kumwe oya watekana gute se kandi mufitanye ikibazo muri kumwe si wawe kuba ari iwanjye ndabyumva umuntu wese iyo ari we afite umutekano uhagije iyo afite ikibazo dore ahantu bipfira wowe wavuze ngo wabuze amahoro wenda ubwo ngubwo murubatse muri abapapa njyewe nibwo nyine nkiri umujeni nta wasi sibyo ni ukuvuga ngo nimba mwubatse muri abapapa aho mutuye hari inzego z'umutekano hari inzego zubatse z'ubuyobozi ntabwo wagira stress umugabo nyine uzagusanga mu cyumba cye kuko ntabwo niyo mwaba mu nzu wenda idafite icyumba ntabwo umugabo yazagusanga aho ngaho icyo bita amakimbirane muyageza ku nzego z'ubuyobozi ni nayo mpamvu umuntu wese nimba wavuye mu rugo umuntu wese utekereza shambure cyangwa agatekereza rogi ufite ubwo bwenge bwo kujya muri rogi na shambure
azi ibibera muri shambure nyine biberamo nyine birumvikana ariko nanjye icyo nasoza nkubwira sibyo ntabwo abantu bose ariko ari abasambanyi ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri ntabwo abantu bose bajya muri roje ariko bagiye gusambana ibyo bintu ugomba kubitwara uko nabyakira